guhoraho kw'imbabazi ntibisobanuye guhora mu byaha by'abanyabyaha ngo imbabazi zihoraho. Oya, umunyabyaha ufite imbabazi zihoraho ni uwababariwe ibyaha akanabitsindishirizwa, akabaho atakineshwa nabyo, abuhindura bushya. Kandi ubuzima bwabaye umuranzi, burasambana, burararikira, buriba, buraroga, buraraguza, burabandwa, buraterekera, bwabaye umuranzi. Ariko amaraso mashya abuhindura bushya. Umubiri n'umwuka byivanze ni igisobanuro kimwe kivuze ngo umuntu uhabwa umwuka wera, umuntu uyoborwa n'umwuka, umuntu ubatizwa mu mwuka, umuntu ubyarwa n'umwuka, agomba kuba afite ubuzima bwa Kristo, agomba kuba afite ya maraso ya Kristo. Kubera iki? Ijwi ry'umukanguzi. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Urya mwambuzi mwabambanywe, ayarabutwara nezerwa, nanjye umwihebe mubi nkawe, unabara umboneze. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Imana ishimwe. Mwami Yesu, mwana w'intama, njya ngukundira mucunguzi, amaraso ya watunganye, ayo watuviriye, nta n'ikindi kibasha nkayo kudutsembaho ibicumuro. Imana ishimwe. No, ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze. Imana ishimwe. Mu maraso wavuye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'urukundo, Imana nyir'ubuntu, Imana yakinze urupfu igakingura ubuzima. Mu rupfu rwa Kristo hakavamo umurama w'ubugingo, tugahinduka
ibimera tukabaho, ubugingo bwacu bukamera buruta ubwinshi ibintu byafumbiwe. Mwami, umurama wawe, urupfu rwawe rwavuyemo umurama uruta uwa dodo. Turakura, turamera, turashibuka, imizi irashora kubw'amaraso yawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amaraso ya Yesu yatugize abantu. Twari imbwa, twari umusenyi, twari inyamaswa, twari ingunzu. Ahindura inzira mu kidaturwa, ubutayu n'umutarwe burishima. Ahari ikutiro ry'ingunzu, uyu munsi ni ihuriro ry'abizera. Turagushimiye Mwami. Haleluya. Iyo tugeze ku buzima watanze ngo ubwacu bubeho, tubura uko tuvuga. Iyo ngiye kubumbura umunwa mvuga ku bitangaza wakoze ku bw'amaraso yawe, Mwami, dusanga ibyo wakoze byose ari ibitangaza. Ntabwo twavuga ngo ni ubumuntu. Icyo ni cyo kinyuranyo cy'ubumuntu n'ubumana. Wagaragaje ubumana, imbabazi zawe zidusegura, uturamiza umucyo, urangije utuyobozi neza. Izina ryawe nirihimbazwe. None turiho turi bazima ku bw'amaraso y'umucunguzi. Haleluya, haleluya. Aya maraso yogeje ibyaha byacu, adutandukanya n'akavukire bwite y'umubiri yari yararimbutse, yaraheranwe n'ubutaka, aduhuza n'isezerano ryera aribwo bumana, aduhindura baraganwa na Kristo kubw'isezerano. Imana iyo iturebyeho ayo maraso ntabwo iturimbura, iduha ubugingo buhoraho. Muririmbyi yaravuze ngo Satani yanyibukije gukiranirwa, agambiriye ndetse ashaka, hagendere kunyihebesha, njya ntumbira mu ijuru, ndebayo, 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 ndebayo umukiza wanjye. Ninde wo kugira umuntu mu ijuru utuvuganira? Ninde wo kugira umuvugizi mu ijuru? No mu maminisiteri amwe namwe ntibatuzi. Mu mudugudu hari igihe batatumenya, akagari nikatumenya, umurenge n'utumenya, akarere, intara, ndetse Mwami muri guverinema ntibatumenye, abaminisiteri ntatumenye. Ariko mu ijuru imbere y'Imana kubw'amaraso ya Kristo dufite umuntu utuvugira, kandi arasumba inzego zose z'abantu, arasumba amadiparitema, arasumba amadipatimenti y'abantu, arasumba kure gukomera kw'abana b'abantu. Kuko ni umwami uganje, udategereza urupfu ruzamwica. Ni umwami uganje, utikanga ibiganza bizamurwanya. Ni umwami uganje, utikanga ibisasa azaterwa. Amaraso yawe yatumye natwe tubumwe. Ijambo rye ryaravuze ngo niyo yatumye Kristo aba umuhuza w'isezerano rishya. Nicyo cyatumye aba umuhuza w'abantu n'Imana. Natwe twibonye mu rurembo rw'abakiranutsi, twisanze mu bahamagawe, twisanze mu batoranyijwe, turinde bo gutekerezwaho n'Imana. Dukurikije kavukire yacu, dukurikije kavukire, tukagendera kuri kavukire n'umuryango twavukagamo, babandwa, baraguza, baterekera, ari abatubaha Imana. Amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu yatubereye urufunguzo, arafungura, yongera kutubera ingufuri, arugarira. Haleluya. Adutuza twenyine nk'ubwoko butuye ukwabwo. Ijambo ryawe niko ryavuze ngo aba n'ubwoko butuye ukwabwo, ishyanga Imana yaronse. Imana ishimwe. Mu kanwa kawe Kristo warabivuze ngo muri umudugudu utuye ukwawo, kandi ku mpinga y'imisozi utabasha kwihishira. Amaraso yawe yaraducunguye, amaraso yawe yatembanye ibyaha byacu, amaraso yawe yaratwogeje, amaraso yawe yatugize bazima, amaraso yawe yatugize abantu, amaraso yawe yaduhinduye abera. Umuntu wambaye umubiri ubora, umuntu wambaye umubiri upfa, umuntu wambaye umubiri unuka, umuntu wambaye umubiri urwara, ni igitangaza kumwitangira ukamucungura kugira ngo azahabwe ubundi buzima bushya.
izina ryawe nirishimwe Jehova Shama, izina ryawe nirishimwe Adonai, izina ryawe nirishimwe Jehova Tikeno, izina ryawe nirishimwe Elohim urahayiroyiwe, izina ryawe nirishimwe. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yose abanduye, niyo Yesu abanyabyaha bakabonera rwose. Ndaguhimbari samucunguzi imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso avuye. Amaraso yawe niyo atemba iteka ryose, niyo ataravura ngo afate arekeraho gutemba, aracyatemba kuruta amavuta yo mu bwanwa bwa Aroni, aracyatemba, aracyatemba, atembere ku mitima yacu. Abafite ibikomere bomorwe n'amaraso, aracyatemba. Haleluya, aracyatemba. Abari mu kabari arabahamagara, aracyatemba akagera ku ndaya, aracyatemba akagera ku batinganyi, abo nabo turabahamagariza amaraso. Aracyatemba akagera ku bicanyi, tubahamagariye amaraso aruta ayo bamennye. Tubahamagariye amaraso kugira ngo bababarirwe n'Imana, imitima yabaye akahebwe yongere yoroshywe n'amaraso. Haleluya, haleluya, haleluya. Amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe Mwami, turayahamagaye kugira ngo agere ku barozi n'abapfumu. Amaraso yawe abagereho, twebwe abari kure watwigije hafi. Duhamagarira muri Kristo Yesu ku bw'amaraso yawe. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye Yesu. Shyirwa hejuru Mwami, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Amen, amen. Bazatinya guhinguka imbere, azahinduka ubwoba gusa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi sakwabikiye y'ubukwe wokejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwoya kuhakeje amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Imana ibaha umugisha inshuti z'umusaraba, bakunzi b'iyi shene y'ubutumwa bwiza ijwi ry'umukanguzi. Ndabasuhuje, mugire amahoro ya Kristo. Ndumva nabashimira Imana kubw'imbabazi zihoraho yatugiriye ikaduha Kristo, tugashima na Kristo kubw'amaraso yamennye, tugashima umwuka wera watumenyesheje ibyo. Imana ishimwe. Amen, amen. Ku bantu tutaziranye, amazina ni Niyomugabo Aniseti, ndi umukristo. Hari abantu babajije ngo ese Habiyaremye niwe Aniseti? Niwe rwose. Uti niwe Niyomugabo? Niwe. Ayo mazina yombi n'ayanjye, nuko hakoreshwa abiri yanditse, ariko yose nayitiwe rimwe. Ego, nuko twanditse ayo ngayo.
hanyuma ni umuntu umwe. Imana ibaha umugisha. Rero iyo mvuga niyo mugabo niryo zina rizwi cyane n'abantu dusanzwe tuziranye mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu ayo mubona abaruye atandukanye nayo. Si ibyo nje kubabwira, ni uko kaba kanyuzeho bitewe na komenti zanyu tuba twabonye. Hanyuma ndi umukristo, ndi umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bw'aya maraso. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko reka mbanze kubashimira. Shimira abantu mwakoze subscribe, kandi mbasabe nawe utarakora subscribe uyikore, kugira ngo uko dushyizeho ibiganiro, uko dushyizeho ijambo ry'Imana, uko dushyizeho ubuhamya, tujye tubana mu bihe by'ijambo ry'Imana. Iyi ni channel, ni ishene y'ubutumwa bwiza itegamiye ku idini yemera Kristo Yesu umwami n'umukiza. Yego, twemera umwuka wera, twemera kuyoborwa n'umwuka wera, twemera ubutware bw'Imana Data muri twebwe, aribwo bwami bwayo, kandi binyuze mu nzira y'ukuri n'ubugingo, ariwe Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Hano rero mfite igitabo cy'Abaheburayo ngira ngo tuganireho, ni igice cya 9. Ndaza kuvuga make, ariko munyemerere dusome Bibiliya, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 9. Abaheburayo igice cy'9, ndasoma mpereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Niko umutwe w'ijambo uvuze. Umurongo wa mbere haravuze ngo isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'iyi si, kuko hariho ihema ribanzirizwamo, ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima yateretsweho imbere y'Imana, rikitwa ahera. 3 aravuze ngo kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa ahera cyane. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa ahera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu, n'isanduku y'isezerano yayagijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo, na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Muzabisanga Gutegeka kwa 2, cyangwa se reka mpabasomere, abantu bose nibasoma Bibiliya. Gutegeka kwa 2 igice cya 10, bamwe ni igitabo bita ivugururamategeko, Deuteronomy. Gutegeka kwa 2 ni igice cyaho cy'10. Gutegeka kwa 2 igice cy'10, duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo icyo gihe Uwiteka arambwira ati, wibarize ibisate 2 by'amabuye bisa n'ibya mbere. Uwo ni Mose Imana yari iri kubwira. Uzamuke unsange ku musozi, kandi ubaze n'isanduku mu giti. Nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye, maze ubishyire muri iyo sanduku. Ndasubiramo. Icyo gihe Uwiteka arambwira ati, wibarize ibisate 2 by'amabuye bisa n'ibya mbere. Uzamuke unsange ku musozi, kandi ubaze n'isanduku mu giti. Nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye, maze ubishyire muri iyo sanduku. Nuko mbaza isanduku mu mushita,
mbaza n'ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere, nzamuka uwo musozi mfashe ibyo bisate byombi mu maboko. Ntakibaza ngo iyo sanduku yo yari itwawe nande. Yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere, ariyo mategeko 10 Uwiteka yambwiriye kuri uwo musozi ari hagati mu muriro kuri wa munsi w'iteraniro. Uwiteka arabimpa. Amen. Shaka ko tuganira kuri aya magambo, ariko ndumva ngishaka ko dusoma kugira ngo tuze kubiganiraho tubyumva neza. Twari tugeze mu gitabo cy'Abaheburayo, turi ku murongo waho wa 4, ego tugeze ku murongo wa 5. Hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imanza, ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha. Icyakora ibyo bimaze kwitegurwa, bityo abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze imirimo yabo. Abo ni abatambyi bose binjiraga muri rya hema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze umurimo wabo wose wo gutamba. 7. Ariko mu rya kabiri ryo hakinjiramo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye, ariko ntiyinjiragamo atazanye amaraso yo kwituririra no guturira ibyaha by'abantu bakoze nkana. Aha nditsa mbivugeho gatoya, nshaka ko tuganira ku maraso ya Kristo muri iyi minsi twegereje iminsi ya Pentekote. Ariko hano nditsa sindasoza gusoma, turi ku murongo wa 7 mu gice cya 9 igitabo cy'Abaheburayo. Yajyanaga umutambyi mukuru, yajyanaga amaraso yo kubanza kwitambirira. Bivuze ngo ayo nzanye ameneke mu mwanya w'ayanjye, ayanjye abeho. Mu Kinyarwanda baravuga ngo amagara arasesekara ntayorwa. Shimiye Kristo wayoya yacu yarasesekaye atarayorekaga. Amen. Arangije asesekaza ye, aye adusesekaraho. Cyo Kinyarwanda sinzi niba cyumvikana. Atumenekaho, yayoya yacu yamenetse, ayaha ubuzima, arayeza, ayaha ubumuntu, arongera abaho. Ayari yavuze arongera aratemba, aba amaraso duhinduka ubugingo buzima. Aya Kristo arapfa kugira ngo tubeho, twezwa nayo, tubeshwaho n'amaraso ya Kristo. Umutambyi rero nawe yagendanaga amaraso amumenekera kugira ngo nagerayo amaraso akaboneka, aye abacunguwe n'ayajyanye. Agafata n'andi maraso mu buryo bwa kabiri y'umuntu wakoze icyaha nkana abigambiriye, utaratambaga igitambo ngo ababarirwe. Iyo umuntu yatangaga igitambo amaze kugitamba, yababarirwaga ibyaha yakoze atabigambiriye, atabyitumye, atabishaka. Ibyo tubyita ibicumuro. Ariko icyaha cy'ikigambirirano cyabaga gitegerejwe igihe umutambyi yinjiraga hera. Ndagira ngo mbabwire ko ari nabyo byaha byinshi bibaho, ni ibigambirirano. Byaha umuntu acumuye atabigambiriye, rimwe na rimwe ntibigusha abantu ngo bibakure mu bugingo. Bibabaza amarangamutima yabo kuko bikomeretsa amarangamutima y'umuntu, ariko ntibibakura mu bugingo. Ariko icyaha umuntu akoze cy'ikigambirirano cyica ubuzima bw'umuntu, gifasha Satani kurimbura. First of all, kirimbura uwo gihereyemo gikorwa, kikarimbura n'uwo gikorewe. Keretse Imana irokora 90% icyaha cy'ikigambirirano kirimbura abo gikorewe. 100% kirimbura ugikoze. Kubera iki? Hari igihe umuntu agambirira kwica, ukica umuntu ataranakizwa, ukaba ufashije Satani kumurimbura.
ari bimwe twagiye tubabwira mwita intambara ntagatifu, tugashyigikira abisirayeli bari kurwana bicana, tukabashyigikira kuko bishe. uri gufasha satani gukuraho abatizera mu isi, ukababika mu biganza bye, uri kurimbura. icyo ni icyaha kikigambirira. ariko ushobora kwica umuntu utabigambiriye, utwaye imodoka ugakora impanuka ukamugonga, wowe ubwawe ntibikwishe, wihisha amarangamutima n'ubuzima bw'uhari, ariko ubugingo bwe ntubuhaye satani. Imana ihita ireba imirimo ya wa muntu, kuko rimwe na rimwe iyo wabigambiriye ubyutsa kamere ye, mwese mukicana muri mu nzigo. Tugaruke. Umutambyi rero yinjiranagayo ayo maraso, akitambira ubwe, agatambira n'umwe wakoze icyaha akigambiriye. Umurongo wa 7 niwo twari turiho. Uwa 8. Nuko rero icyo umwuka wera tumenyesha nuko inzira ijya ahera cyane yari itararemwa, ihemwa rya mbere rikiriho. Batubwiye ahera, hakaba n'ahera cyane. Imana ishimwe. Ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitabasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Ndabibutsa ko abantu baturaga amaturo y'impongano yo guhongerera kugira ngo bababarirwe. Uyu munsi hari abantu bagitanga ayo maturo, rimwe na rimwe bagakora ibyaha, bagacibwa amande za indulgensiya. Ikindi gihe ugasanga umuntu n'umunyabyaha, ariko kubw'amafaranga menshi atanga mu itorero cyakora imirimo yejejwe. Ibyo byose bishushanya n'aya maturo atabasha kubeza. Bibiliya yita amaturo y'impongano, ntabwo ari amaturo y'icyacumi, si amaturo asanzwe, oya, aya ni amaturo y'impongano. Nibutse n'abantu mbakuriraho urujijo, abantu bavuga ngo amaturo yavuyeho, oya, havuyeho amaturo y'impongano. Ayo yonyine niyo yakuweho, kuko icyacumi nticyazanywe n'amategeko, cyazanywe no kwizera. Aburahamu agishyira Melikisedeki umwami w'i Salemu, hanyuma na Yakobo yakizanwe n'umunezero agiranye n'Uwiteka, aravuga ngo kuko nkwishimiye, uko umwaka utashye zajya ntanga icyacumi. Hanyuma Imana ibona Abisirayeli barabyibagiwe, irabibibutsa muri Maraki. None twebwe bamwe babibigisha bababwira ko ari itegeko, ni ikintu cyazanywe no kwizera. Umuntu wese wizera atanga icyacumi. Ego, murakoze. 10. Kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika mu buryo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza, ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza, iyo biminjiriwe ku bahumanya, ko byeza umubiri ugahumanuka, kanswe amaraso ya Yesu Kristo watambiwe Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka. Imana ishimwe. Ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo
abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranyijwe ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. 16. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwasezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuragwa risohozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Ni ukuvuga ngo umuntu aguhaye umurage akaba atarapfa, afite ubushobozi bwo kuvuga ngo mpinduye irage ryawe. Isezerano ryo kuraga rikomezwa n'urupfu rwa nyir'ukuraga. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. 19. Mose amaze kubwira abantu bose amagambo yose nk'uko yategetswe yose, afata amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazingijwe inzingo itukura, afata n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. 20. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagiraho amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kuba babarirwa ibyaha. Amen. Ntabwo ndasoza, mumbabarire ntimurambirwe. Igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa, nicyo nagendereye nubwo twasomye ibi bintu byose. Imana ibaha umugisha abantu muteze amatwi ijambo ry'Imana, kandi abantu murwaye iri jambo ribakize, abantu mubabaye ribabera ibyishimo, abantu mucitse intege ribabera imbaraga, abantu mufite ibyifuzo ribabera igisubizo. 23. Nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarara imbere y'Imana ku bwacu, kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjiraga ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kuko iyo biba bityo aba yari akwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe, kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakazaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanwe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo. Ntabwo ngira ngo ninde cyangwa mbarambire, ndagira ngo ngere hafi tunasoza. Amaraso ya Kristo. Kristo uwera w'ukuri uri mu cyimbo cy'Imana, yambaye umubiri 100%, yambara n'umwuka 100%. Uyu mwuka wari ufite imbabazi nyinshi, uyu mubiri ukagira amaraso.
umwuka yaduhaye imbabazi bituma umubiri wa Kristo utumenera amaraso. Umubiri umenya amaraso ukiranutse witwa igitambo kizima kuko nta byaha cyari gifite. Hanyuma kuko bikozwe kubw'ubushake bw'umwuka, umwuka wo muri Kristo ubu umutambyi utanga umubiri nk'igitambo cya Kristo, aricyo twatambiwe iteka ryose. Duhabwa imbabazi zihoraho. Ntabwo imbabazi zihora ku banyabyaha, zihoraho kugira ngo umuntu ukiraniwe nazizera azifate akizwe, azemere, azizere, ababarirwe, akizwe. Guhoraho kw'imbabazi ntibisobanuye guhora mu byaha by'abanyabyaha ngo imbabazi zihoraho. Oya, umunyabyaha ufite imbabazi zihoraho ni uwababariwe ibyaha akanabitsindishirizwa, akabaho atakineshwa nabyo. Imana ishimwe. Rero hariho ihema ry'ahambere Bibiliya yatubwiye, akabaho uburyo bw'ubutambyi bwa kera ari bwo bwabanjirijwe n'amategeko Mose yarazanye. Ubu bwabaye ubutambyi rusange ko gutamba ibitambo ntibitangira ku gihe cya Mose. Igitambo gitangirira muri Edeni. Twabonye ko na Kayini na Abeli bagiye guturira Uwiteka. Kayini aratura, Abeli aratamba. Simpatinda aho ngaho. Buri muntu wese wakoraga icyaha yezwaga nuko yatambye, amaraso akameneka. Natwe twari dukeneye amaraso kuko ntitwari tugifite umutambyi. Twari dukeneye umutambyi udaturuka muri twebwe kuko twebwe twari twanduye. Yagombaga guturuka hera. Niyo mpamvu Imana yagambiriye gutanga Kristo nk'urubyaro rwera kugira ngo acungure n'ubwoko butigeze bugira umwerano. Imana ishimwe. Yagombaga kuva mu gihugu kizima kuko hari ibihugu byari mu bwoko butemerwa. Icyo gihugu simvuga Isiraheli, ndavuga igihugu cyo mu ijuru aricyo dusiganirwa. Yagombaga guturuka ku mutima w'Imana, atambaye umubiri w'igisekuru cy'umuntu, yambaye umubiri utagizweho uruhare no kuvuka k'umwana w'umuntu mu buryo bw'imibonano y'umugabo n'umugore. Hasamwa inda y'umwuka, ariko kuko iyo nda ibyariwe mu mubiri iza yambaye umubiri ari umwuka w'ubumana muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Amaraso ye rwose, reka nifatikanye n'abera tuvuge ngo niyo yari akwiriye gutambirwa abanyabyaha, kuko niwe wari wejejwe, niwe wari muzima, niwe wari ukiranutse. Imana ishimwe. Muririmbyi yaravuze ngo yari ukiranuka mu bisi bose, ageze ahatanga ubugingo bwe. Ayo maraso si ayo mu bitungwa, si amaraso y'amapfizi, si amaraso y'amahene, si amaraso y'intama. Imana ihimbazwe. Inshuti z'umusaraba, nababwiye sinshaka gutinda. Turi gutegura uburyo tuzabagezaho ibi biganiro muri iyi minsi ya Pentekote, twifatikanya n'abantu gusenga tukabibagezaho live. Imana izabidufasha, ndabizi neza ko bizashoboka. Haleluya, haleluya. Amaraso ya Kristo niyo yari akwiriye gutambirwa abanyabyaha kuko niyo yari yejejwe. Si aya apotre, si aya pastori, ntabwo ari aya bishop, si aya revera. Numvishe haraje n'amatitre y'abantu bageze Jerusalem, nayo ngo ni amatitre abantu baje. Hazavuka n'ayandi ariko ntihazavuka undi mucunguzi. Twaramubonye. Hazavuka abandi ba bishop, hazavuka abandi ba apotre, ariko ntihazavuka undi mucunguzi. Twamuhawe rimwe nk'igitambo kugira ngo ahoreho, duhore twejejwe. Imana ishimwe. Amaraso ya Kristo, nkunda kubivuga, amaraso ya Yesu iyo atabaho ntitwari turiho. Hatariho amaraso, Bibiliya yavuze ngo ntiyariho no kubabarirwa kw'ibyaha. Hatariho no kwizera ayo maraso ya Kristo ntiyariho kubabarirwa. Niyo mpamvu abizera n'abemeye amaraso ya Kristo ntabwo ari abategereje imirimo izabo. Icyo twagombaga kwizera ni Kristo. Ni nayo mpamvu bikorwa rimwe. Imana ibaha umugisha. Amaraso y'umucunguzi niyo soko y'abanduye, niyo yeza abanyabyaha de,
bakabonera rwose. Imana ishimwe. Mwe kujya mucira abantu urubanza, amaraso ya Kristo ariho. Wabona indaya none iteze iri ku muhanda, wamara kuhava akabwirizwa n'umwuka w'Imana, cyangwa Imana ikanyura no mu wari ugiye kumugura akabwirizwa agakizwa. Uko wakiriye agakiza mu bitangaza, niko ibyo bitangaza bikiriho ngo n'abandi bizera ibyo. Amen. Nubona umunyabyaha ujye uvuga ngo uyu ni uwa data, arindirijwe igihe cy'imbabazi kugira ngo nawe ababarirwe, arindirijwe kwizera ngo nawe ababarirwe. Reka ntihute. Aya maraso rero yinjizaga abatambyi, yavaga mu bimasa, mu ntama, mu mahene n'ibindi, bagatamba, bagafata n'amaturo y'impongano bakayatura. Bagera ku ntebe y'imanza, umutambyi akabaturira imbabazi, bagera ku ihongerero akabaturira imbabazi, yabatambiye, yasohoka adapfuye bakavuga ngo Imana iduhaye imbabazi, bagasohoka bababariwe. Ariko igitangaje, bababarirwaga ibyaha byo kuva uwo munsi batambiwe gusubira inyuma. Deja ubwo ni igihe cyashize. Igihe cy'ahazaza babaga bategereje undi mwaka no kuzatamba ibindi bitambo. Twebwe rero Kristo abona ibitambo bidahoraho ntibitanga ubuzima buhoraho. Aravuga ngo nanjye ubwanjye, nshuti z'umusaraba, nta muntu wuzura umwuka wera atamenya ibi, nta wuzura umwuka wera atemeye ibi, nta wuzura umwuka wera atizeye ibi, nta n'uwuzura umwuka wera adahamije ibi, nta n'uwuzura umwuka wera adahinduwe n'ibi. Ibi bitaraguhindura ntiwuzura umwuka wera. Twese duhindurwa n'amaraso ya Kristo, umwuka wera akajya yaza muri twe. Kubera iki? Nibyo bintu byabaye kombine. Imana muri Kristo niwe ubumana n'umuntu byiyungiye, nibwo ubugingo n'umwuka, nibwo umubiri n'umwuka byahuye, noneho bihuza, bikora alliance, birasezerana n'Imana, bikora isezerano ry'umubano uhoraho. Haleluya! Bikora isezerano ry'umubano uhoraho. Nababwiye ngo ni inyigisho zitangira za Pentekote, ntabwo nababwiriza iby'umwuka wera. Hari ababwira isezerano ry'amaraso n'umwuka, uburyo byasezeranye bikaba kombine, bikaba connected, bikaba kimwe, bikaba communion. Imana yiyungiye n'umuntu muri Kristo. Kwiyunga kw'Imana n'umuntu muri Kristo bisobanuye iki? Ni igihe ubumana 100% muri Yesu bubanye n'umubiri 100% muri Kristo Yesu. Ni igikorwa gikomeye cyane, kitumvikana mu buryo bw'umubiri gusa, cyumvikana no mu bwenge kandi kikumvikana no mu mwuka. Ubwo umubiri n'umwuka byivanze, ni igisobanuro kimwe kivuze ngo umuntu uhabwa umwuka wera, umuntu uyoborwa n'umwuka, umuntu ubatizwa mu mwuka, umuntu ubyarwa n'umwuka, agomba kuba afite ubuzima bwa Kristo, agomba kuba afite ya maraso ya Kristo. Kubera iki? Niyo maraso yahindutsemo isezerano rishya. Ntabwo umwuka yakumenya udafite ayo maraso, ntabwo umwuka yakubyara udafite ayo maraso, ntabwo umwuka wera yakuzira udafite ayo maraso. Ayo maraso ya Kristo rero abonekerwa i Golgota, niho intego yayo yari iri. Aya maraso akagenda akazura abari mu bituro. Aya maraso ni ubuzima, aya maraso ni ubugingo. Nababwiye ngo amagara arasesekara ntayorwa, niko mu Kinyarwanda bavuga, ariko twebwe yacu Kristo yayayoje aye maraso. Muribuka, nkunda kubivuga, narabibabwiye, nabahaye uru rugero. Umuntu ubaga, umuntu ugira busheri, umuntu baba mwibagiro mu rupango, iyo inyama zaraye akazifata akazogesha amaraso mashya, izo nyama zigaragara nk'inyama nshyashya. Hari abantu bamaze iminsi bararaye, imitima yabo yararaye, yarahonze, amaraso yarabashizemo. Murabizi inyama igiye itinda umuranzi. Hari n'abantu ubugingo bwabo bwabaye umuranzi batakigira amaraso ya Kristo, muri bo nta buntu bw'Imana.
babuhinduye ubwisoni nkeya. Ayo maraso yagarutse abuhindura bushya. Ubwo buzima bwabaye umuranzi abuhindura bushya, kandi ubuzima bwabaye umuranzi burasambana, burararikira, buriba, buraroga, buraraguza, burabandwa, buraterekera, bwabaye umuranzi. Ariko amaraso mashya abuhindura bushya. Aya maraso ya Kristo niyo agitemba. Amaraso ya Kristo niyo aratemba, agatembana ibyaha n'ingeso za kamere n'akaranda kabitwara, akaduhindura igisekuru, aduhindura identification. Amaraso ya Kristo, utarizera ibyo ntabwo umwuka werasa. Amaraso niyo atugira bashya, niyo yadutambiwe. Ntabwo ndasohoka hahera, reka nze kwitsa kugira ngo ntaza kubagora. Numara kumvira ijambo ry'Imana ukabona umwanya upfukamusenge, numara gusenga utangire kuviva. Soza nshuti z'umusaraba, reka mbabwire, mwumvise byinshi muri kubwirizwa, ariko noneho nagusaba ngo iki gihe funga amatwi, ukoreshe bimwe wumvishe mu mutima, bimwe wumvishe muri mayindi, mu bwenge bwawe, utangire kubishyira mu bikorwa. Nakubuza kumva, nkagusaba kumvira ushingiye ku byo wumvise. Hanyuma numara kumvira bizatuma wongera kumva, aho kugira ngo wumve utumvira, basi ni wumvira urekeraho kumva. Numara kumvira muri wowe, uzavugana n'ijwi riruti ry'abavuga butumwa bo kuri social media, uzavugana n'ijwi riruti ry'abapotre mu rusengero. Niwumvira gusa uzumva n'ijwi riruti ry'umwana w'umuntu. Niwumvira, amen, niwumvira muri wowe hazaza mwirindi jwi rikubwira iby'ubundi buzima buruta ubwubayemo. Nakubuza kumva, nkagusaba kumvira kugira ngo ukomeze wumve ubumana muri wowe. Mana, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana y'urukundo. Watanze amaraso yawe Kristo ngo tubeho, turabyarwa, turiho. Utwemerera kubwiriza ku bw'ayo maraso duhudahangarwa n'ubutware bwawe. None uyu mwanya twatuye imbaraga z'amaraso ya Kristo kuri buri muntu wese. Imbaraga zazuye Yesu nizizura abapfuye, nabo babaneho natwe abizera, kugera ku munsi wo kumva ijwi ry'impanda. Tubisenze ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Ijwi ry'umukanguzi.